uku nguku niko dutangiye filime yacu. Umwana ari kuvuga ati oya Rita wibikora, ntabwo wampirika hano hantu ni kure. Maze uyu nguyu yarangije aravuga ati uko haba kure hose ntabwo nkwishimiye, ntabwo byatuma ntaguhirika, dore ngo umwana aramuhirikayo nyagasani. Arangije aravuga ati warumbangamiye, ati ukuntu mu rugo bagukunda nge bakaba batankunda, byose ibyo ngibyo birampangamira kandi cyane. Ukurikire barakwereka ababyeyi b'aba bana bari mu cyumba, bagiye kuba bakigwanaho, bagiye kuba bakora utuntu twabo, utuntu tw'abakuru. Uyu mugabo ari kuvuga ati banguka hano mugore wanjye, banguka. Uko aba bagiye kubikora, uyu mwana yaturutse hano ari kwirukanka, ari kuvuga ati mama abangaba bahita bakogwa n'isoni, abangaba bahise bakurwa n'isoni. Barangije bahita biyambika, baravuga ati kuki uri kwinjira hano wakicucuwe utabanje gukomanga. Ariko nabo bari bakoze amakosa kuko bari basize barangaje. Uyu mwana arangije arababwira ati anamika yahanutse hejuru ku nyubako, yaguye hasi, ati muze murebe aryamye hariya hasi, n'ukuri kw'Imana. Abo babyeyi, uyu mugore arangije aravuga ati oya ibyo uri kuvuga ntabwo ndi kubyizera, bishobora kuba atari ukuri. Barangije bagenda birukanka ndetse bambaye n'ubusa ngo barebe ibyo uyu mwana wabo Rita ababwiye niba ari ukuri. Barakwereka bageze hanze batarwiyambitse, bambaye imyenda yo kuryamana, bambaye imyenda yo mu buriri. Bageze hano basanga umwana araryamye nyagasani. Abangaba bose amabere yatangiye kwikora tonsa. Umugabo aravuga ati nyagasani ibi ngibi ndabigenza nti? Ukurikire gusa uko bari kugira gutya, bari kuvuga ati dukeneye ubufasha, hari hanyuze arangije yica agasiri. Ese kariya kajisho yaba kiciye nde? Kurikira filime witonze uraza kuba wasobanukirwa. Abangaba bakomeza kuba barwana no kuba bajyana umwana kwa muganga. Barangije barakwereka wa mwana yaravuze ati mbese ubundi mwamwihorera. Uko ari kubivuga niko ari guseka. Abana buriya nabo bagira umujinya, abana nabo bagira umushiha. Barakwereka bamugejeje kwa muganga, umwana arangije aravuga ati mama ubuzima bwanjye mwihangane kuba muganga atabutabaye, ubu ngubu ndagiye. Umwana atangira kugira kuriya, umugore nawe atangira kuza guhamagara muganga ati muganga ni ukuri kw'Imana vayo umfashe, banguka umfashe muganga. Muganga yaje ari kwiruka ngo arebe niba yatabara. Uyu mugore gusa afite amarira, ka kana barakwereka kari kurebera mu kirahuri. Uyu mugore arangije abona uyu mwana umutima uri gutera cyane, maze uyu nguyu atangira guhamagara umuforomokazi ngo naza amufashe. Uyu mwana ubwo ari kuvuga amagambo menshi ndetse utabasha no gusobanukirwa, ari kuvugishwa. Uyu mwana yari yahanutse ahantu harehare kuri etaje. Ukurikire maze abo baramwitegereza, babona ibyo uyu mwana ntabwo byoroshye. Uyu mugore akavuga ati oya anamika wanjye wigenda, anamika nukuri ntugende. Muganga akagerageza kumuturisha. Hano hari akandi kana kari kubirebera mu kirahuri kakishima, kakavuga ati kibaye atakiraga biriya nibyo nari nkeneye nyagasani. Abana buriya nabo bagira umujinya. Barakwereka mu bipupe by'aba bana bombi bari barabaguriye, umwe ari gufata kimwe akagikubitisha, ari gufata iki akagikubitisha ca uriya wundi. Uko ari kubikora muganga yinjiye hano mu rugo, yinjiye hano muri salo y'aba ngaba aho bategerereje. Maze uyu mugore aravuga ati muganga mbwira bimeze bite? Uyu mwana aravuga ati kibe Imana yamfashaga akaba apfuye. Uyu muganga aravuga ati bagore namwe bagabo nimumbabarire mwababyeyi mwe, umwana wanyu ntabwo nashoboye gutabara ubuzima bwe, kandi mwihangane. Yego wenda biragoye kubyakira, ariko nta kundi kuntu bikwiye kugenda, ni ukuri mwiyakire. Aba babyeyi barangije batangira kurira cyane, atangira gupfukama uyu mugore ari kuvuga ati anamika wanjye, ari kuvuga ati anamika nyagasani. Umugabo aza kumuhumuriza ari kuvuga ati mugore wanjye tuza ni ukuri. Uyu mugore, uyu muganga aravuga ati nimwihangane Imana izabaha n'undi. Uyu mugore aravuga ati ibyo bintu ntabwo nabyumva. Mama anamika akomeza kurira ari kuvuga ati ibyo bintu ntabwo nabyakira. Muganga nuko nguko yabasize ahangaha arigendera. Papa anamika nawe ari kurira. Uyu mwana Rita wari guserebura arangije ahita afata igipupe cya anamika atangira kugicomokora, atangira kugitagaguza nyagasani. Ureba abana bagira urwango ari batoya. Gusa nukurikira iyi filime witonze
uraza gusobanukirwa, ndetse niba ufite n'abana byaba byiza kuyibereka. Ukurikire filime witonze, wowe uraza kuba wasobanukirwa. ubwo umugabo aravuga ati wa mugore we, turarira kugeza ryari? Maze uyu mugore aravuga ati ndababaye cyane ku buryo utabyumva, ati umwana wanjye namukundaga. Maze uyu nguyu aza kuvuga ati papa nimureke kurira, nanjye ndahari, nimureke kurira. Uyu mugabo aravuga ati sebo wa kigoryi we, urahari, ntabwo bivuze yuko umwana wacu yagiye. Ibyo ngibyo ntabwo bivuze yuko n'undi yakagombye kuhaba. Abangaba bakomeza kurira. Nyagasani, gusa byose n'uyu nguyu wabikoze. Ukurikire, barakwereka undi munsi ukurikira mama ari kureba ifoto y'umwana we akarira. Papa yaraje afata ya foto ayikubita hasi. Maze uyu mugabo arangije aravuga ati ntago ari ngombwa ngo ube urareba iyi foto uri kwikomeza kuyikururira agahinda. Ati nanjye iyo nyirebye binyibutsa umwana wanjye, bigatuma ngira agahinda gakomeye cyane. Uyu mugore aravuga ati umwana wanjye ndamukunda cyane. Kandi barakwereka uyu nguyu Rita yavuyeyo aza ari kwirukanka, aza kureba mama we, maze aza gukomangira mama ati mama. Aravuga ati mama mera neza, tuza, nanjye ndi umwana wawe, aho Anamika atari nzaba mpari. Uyu mugabo nawe yabonye umugore we afite agahinda, agaruka kumufata mu kagongo, agaruka kumuhumuriza, ari kumubwira ati sheri tuza, ni ukuri kw'Imana, ati tuza. Barakwereka uyu mwana arakomeza aravuga ati mama nawe papa nimurebe, mureka kurira kuko nanjye ndi umwana. Uyu mugabo arangije abwira uyu mwana ati wacyana we, mva mu maso, ati ibyo uri kuvuga nta hantu bihuriye n'ibihe turimo. Ukurikire iki cyana bakomeza kugica amazi. Ubwo barakwereka uyu mugabo yise afata umugore we, baragenda. Uru rwana rusigara hano ruri kuvuga ati papa ni ukuri mundebe njyewe, mureke kuririra uwapfuye. Uyu rwana rusigara ruri kuvuga ati n'ubundi bakomeje kumukunda, ntabwo banyitayeho. Barakwereka ahangaha baje ku gituro cy'umwana wabo. Barakwereka uko bari ahangaha. Uyu mwana yaje kuvuga ati papa ngiye kukurangiza. Arangije sinzi icyo yarashe, papa ahita yikubita hasi. Maze arangije aravuga ati mama nawe ngiye kukurangiza. Nyagasani, uyu mwana ibyo birakaze. Uyu mubyeyi akomeza kuvuga ati mwana wanjye mbabarira, we kundasa, nzajya ndagukunda noneho, ntabwo nzongera kukwanga. Maze uyu mwana aravuga ati muranyanga iteka ryose, ati buri gihe muranyanga. Maze uyu mugore aravuga ati mbabarira, ntabwo tuzongera, ni ukuri kw'Imana ngiye kujya ngukorera buri kimwe cyose ushaka, ati mbabarira windasa. Ukurikire uyu mugore aravuga ati uko ushaka ko bija biragenda niko bikwiye kujya bigenda, ati mbabarira ntabwo ndongera. Maze uyu nguyu arangira aravuga ati papa ari hasi. Aravuga ati papa, ati mama umbabarire, ntabwo nagambiriye kugira ngo papa mbashe kuba namuguhisha hasi, mbashe kuba namukubita, namurasa ngo agwe hasi, namukanga. Uyu mugore arangira aravuga ati mwana wanjye pole, tuza, ni ukuri widufatanya n'ibihe turimo. Maze uyu mwana aravuga ati mama nanjye nimumbabarire ni ukuri. Arangije ahita yirukanka. Abangaba bari bacanganyikiwe, nta nubwo bari kumenya ngo ni ibiki biri kubera ahangaha. Kumbe barakwereka umugabo yaje gukanguka. Ukurikire. Maze umugore aza kumubaza ati umeze neza? Umugabo aravuga ati meze neza mugore wanjye, nta kibazo, meze neza. Umugabo yikomanga ku gatuza, gusa kwikomanga ku gatuza hari ako yabonye. Maze arangije aravuga ati Anamika ni muzima. Aravuga ati Anamika ntago yaba atari muzima. Uyu mugabo yitegereza agakufe, arangije arakibuka, yibuka ubwo yari ari kumwe na Rita hano muri saro. Maze Anamika akaza muri saro afite agakufe. Arangije aravuga ati papa akira aka gakufe, ni impano naguhaye, nako navuye kukugurira mu isoko, ni impano nakuzaniye. Aravuga ati nukuri nakarebye mbona nagakunze kubw'urukundo ngukunda n'umubano mfitanye nawe, mbona nakakugurira. Uyu mwana yarabibonye ahita yivumbura. Gusa uyu mwana w'umukobwa witwa Rita agira umutima mubi.
barakwereka uyu nguyu yaramubwiye ati garuka nawe nguha akawe. Barakwereka disi Anamika yari yazanye udukufe tubiri, aramubwira ati nawe akira aka ngaka nako nguhaye. Uyu nguyu yahita agafata agakubita hasi akajugunya hasi, aravuga ati nta mpano zawe nkeneye. Ninde wakubwiye yuko nkeneye impano zawe? Ati izo mpano zawe uzazigumane, impano z'amafuti gusa. Papa arangije aravuga ati Rita ni ibiki uvuze? Aravuga ati Rita, ibyo bintu uvuze ntabwo nabyizera. Uyu mugabo biramutungura, noneho uyu mwana asigara ababaye ndetse arabwira papa we ati papa ngerageza kuba nabana na Rita neza. Atari ko Rita ntabwo aba ashaka kugira ngo tubane neza, ntabwo ankunda, ndabibona cyane. Maze uyu mugabo aravuga ati mwana wanjye Anamika mwihorere, igihe kizagera azagukunda. Maze uyu mugabo aravuga ati reka tumukurikire, byashoboka kuba ari Anamika. Uyu mugore aravuga ati wapi ni Rita. Maze uyu mugabo aravuga ati ariko ko byagenda kose ni umwana wacu, reka tumukurikire turebe, reka tumwirukankeho maze turebe amaherezo ye, turebe ibye ukuntu bimeze. Uyu mugabo aravuga ati ahubwo tugire vuba vuba, turi gutinda amada. Uyu mugabo niko gufata umugore we, barangije bariruka. Barakwereka aho ngaho hari umushoferi wari kwitwarira imodoka, uko akana kasohotse mu irimbi kirukanka kageze hano, imodoka ibirakambaye. Imodoka ni uku nguku yakagonze. Abangaba bareba, barangije amabere yikora tonsa, bifata mu mutwe baza birukanka bari kureba umwana wabo Rita. Imodoka yari imaze kumwanura ako kanya. Abangaba baje kumureba, barakwereka umushoferi. Kirangije aravuga ati ngonze umuntu. Ati disi ibingibi ntabwo nabikira, ntabwo nabyiviramo, reka niruke nigendere. Umushoferi barakwereka yatangiye kuzinga imodoka kugira ngo abe yava aho hantu. Abangaba barangije bareba umushoferi, baramubwira ati hagarara basi ube waduha ubufasha umujyane kwa muganga. Gusa umushoferi yarirukanse arabihorera, baragenda. Uyu mugabo aravuga ati abantu bose babaye inyamaswa, uriya baduhaye ubufasha tukajyana umwana wacu kwa muganga. Maze uyu mugore we anika ari kurira, ari kuvuga ati umwana wacu Rita. Ibintu byari bibaye kuri uyu muryango nagahomamunwa, abana babiri bose icyarimwe. Gusa uyu mwana we ni nk'aho ari Imana imuhanye. Barakwereka uyu mugore yarakomeje ararira disi, ari kuvuga ati ibi bintu ntabwo nabyumva, ibi ni ibiki biri kumbaho? Ati ubu koko ninjye ubaye Yobu? Ati biko ibintu biri kumbaho ko bimeze nk'ibyo kwa Yobu? Uyu mugabo nawe byaramucanze, arangije agaruka kureba umuryango we, agaruka kubwira umugore ati duterure umwana tumujyane kwa muganga. Kumbe ntibwatinze, barakwereka umwana bamujyanye kwa muganga. Uyu mwana uko bamuzanye kwa muganga ari kubwira mama we ati mama umbabarire ibyo nagucumuyeho byose, ndetse na Anamika muzamunsabira imbabazi, ni ukuri kw'Imana. Uyu mwana ubanza agiye kwitaba Imana. Maze uyu mugore aravuga ati nta kintu uraba mwana wanjye, gusa we ntabwo ahangayitse, sinzi impamvu. Uyu mugabo arangije aravuga ati urwo rwana ibintu rwakoze, ati maze kumenya ukuri kose. Arangije aravuga ati reba amashusho mfite. Uyu mugore aravuga ati wa mugabo we gusonga umwana umeze gutya. Maze uyu mugabo arangije aravuga ati fata amashusho urebe video zafashwe. Maze uyu mugabo aravuga ati ndebera nawe, reka bagusubize inyuma gatoya uko byaje kugenda. Barakwereka ubwo wundi yavuga ati wimirika hano hantu ni harehare, ni ukuri mbabarira murumuna wanjye, aba bana bonyine bose ni amahasa. Gusa hano hari uwari uri gutembera, wa mugabo twabonye yica agasiri. Uyu nguyu arangije aravuga ati njye ntabwo ibyo mbyitayeho, niko kumufata aramuhirika. Uyu mugabo arangije aza gutabara, aza kuba yasama uyu mwana w'umukobwa. Uyu mugabo disi cya gihe yatabaye, arangije afata uyu nguyu amushira hasi. Uyu mwana aravuga ati urakoze cyane kuntabara wa mugabo we, ntabwo tuziranye, atariko Imana ishimwe kandi kubikuzanye, urakoze kuntabara murumuna wanjye, mwene mama ahora ntoteza, ahora nyanga. Maze uyu mugabo aravuga ati rero reka nkwereke ukuntu tubigenza, reka dukora surprise. Arangije arutwe yamwongoreye, arangije amubwira ati ngaho ryama hano hasi, ryama ahangaha bigaragara nkaho wapfuye, urumva neza? Barakwereka aya ni amashusho yari yafashwe na kamera. Maze uyu mugore aravuga ati kuki uri umugome, kuki wakoze ibi ngibi wa mwana we?
umwana ungana nkawe ni gute ugira urwango rungana gutya? Gusa uyu mwana aravuga ati ni ukuri ndi kwicuza, ndi gusaba imbabazi, nimunshakire Anamika. Nako Anamika sinzi niba azambabarira, sinzi niba Imana irananyakira mu bayo. Ati gusa ndabinginze nimumbabarire. Maze uyu mugabo aravuga ati amagambo uri kuvuga bisa nkaho ugiye kugenda wa mwana we. Ati njyewe ndakubabariye, ati ariko humura, ntabwo ntugende, ntuze kugenda, ntabwo ari ngombwa ngo mburire abana banjye icyarimwe. Uyu mwana aravuga ati ndagukunda papa, niyo mpamvu nakoraga ibintu byose. Barakwereka kumbi Anamika dore nguyu yaje ari kuvuga ati papa nawe mama. Arangije aza kuyambira aka kana kagenzi ke kene nyina. Abangaba birabatungura cyane, baravuga ati byiza cyane, ati wow, ati umwana wanjye ntabwo nari nzi yuko ndibuze kumubona. Maze uyu mugabo arangije aza gufata uyu mwana yatabaye, aravuga ati nave kuwo nguwo. Barakwereka uyu nguyu Rita yatangiye kuba nka kwa kundi Anamika yari yabaye cya gihe. Muganga arangije aza gutabara, arangije aza kureba niba hari ubufasha yashiraho. Abangaba bahita bigendera, kumbe uriya mugabo impamvu yari ari kwica akajisho yari afitanye amasiri n'uyu mwana. Ntibwatinze urabaje kumushingura, ndetse uyu mwana Anamika niwe waje gushiraho indabyo, aza no kuvuga ati Rita, Imana izakwakire mu bayo, kandi ibihe byose twagiranye nzahora mbyibuka, kandi noneho ikindi ngusabiye imbabazi, wenda uzagera mu ijuru. Urumva ndagukunda Anamika. Nako Rita nagukundaga. Aba babyeyi urabona yuko disi umwana wabo bamubonye bakishima, ndetse uriya nta nubwo bamuririye cyane kubera yuko yapfuye asabye imbabazi, nibura wenda bizeye yuko yagiye mu ijuru. Barakwereka Rita yabaye akamarayika gatoya kakana. Arangije aravuga ati nizere yuko mwambabariye, kandi ndabakunda cyane, mbayeho neza, bye bye. Ndetse na filime yacu nuko nguko tugisoje. Ndabashimiye cyane kandi ndabakunda. Ikindi, iyi filime igenewe abana batoya cyane bakunda kugira amashari. Niba wayikunze kanda like, nuko nguko tugisoje. Ciao ciao.